nimwumve ibyiza by'u Rwanda, reka nsingize urwabyaye mama. Rwanda rwiza, Rwanda rw'imisozi, u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda. Amashyonga amagana murakomeye. turashima rwose umutekano, turashima ubuzima. nuko nanjye naho nuko nuko rwose. Hambere ubwo duheruka ahangaha twariho tuganira, tubwira abantu yuko dushaka kujya tubaganirira buri byumweru bibiri. Yego, turimo turaranga iwacu. Turaranga iwacu aho dukomoka. Turashaka ko abantu babaho mu gihugu bishimira, bakumva mbese nta cyagisimbuza, nta cyakiruta. Umuntu akumva nyine azi uwo ari we. Yego, nta pfunwe afite. Yagera mu ruhando rw'abandi akaba yumva ko nawe afite icyo yakwirata, ndetse yagira n'icyo ahaha akaba afite uburyo yagisanisha n'iby'iwacu kugira ngo bigire ireme, cyangwa ashobore no gukomeza kubivugurura. Yego, dutangire dute rero? Ngabire rero, ubushize twatangiye nyine ari umwinjizo, ari inshoza, turarikira abantu kuzakurikira ibiganiro ku ruganiriro twise Nkurangire Iwacu. Yego, ntabwo rero twakwibuza kubasuhuza. Yego, kandi twabonye ko mbere ubundi iyo utangira ikintu runaka ntabwo uba uzi ko hari n'abazagira amatsiko cyangwa y'abazakurikira ikiganiro. Si nk'ibyo byose twabaga tutazi rwose ko hari umuntu uzakurikira ikiganiro cyacu, ariko nyine tugira imbaraga zo kubasuhuza tutazi ko bazadukurikira. Ariko ubu ngubu ikinejeje Ngabire, turasuhuza abo tuzi ko noneho badukurikiye, kandi barahari. Nabonye ari benshi rwose. Nkumva twanabashimira buriya mwanya dufata iminota 30 aba ari myinshi. Yego, oya nibyo, no muco wacu gushimira ni ngombwa. Umuntu uguha umwanya we ungana kuriya agakurikira, kandi by'akarusho hari n'abagiye batwandikira bakavuga bati rwose mukomerezaho, turabashimiye, ibi bintu birakenewe, umusanzu wanyu urakenewe. Urumva ayo ni amagambo wumva ukavuga uti burya nubwo nabitekerezaga ngewe numva ko bikenewe. Yego, ariko ubwo hari n'abandi koko babona ko tutibeshye, ni ibintu byatwongereye intege. Ni ukuri turabashimiye, kandi ntabwo umwanya wanyu ntabwo ari ukupfusha ubusa, ahubwo ibi ni ibyo kugira ngo twese dufatanye kurema igihugu cyacu. Yego, kugira ngo gihame muri twe kuba abantu b'imahanga kandi turi iwacu. Yego, hanyuma ariko ubwo hari ikintu gitoya ntekereza ko twabasaba, kubera ko ikiganiro cyacu kigaruka inshuro 2 mu kwezi, kugira ngo bajye banamenya ko cyasohotse byoroshye, gihite kibageraho. Ubwo barasabwa no kwiyandikisha, bashobora kwiyandikisha bijya bita subscribe. Umumaro wabyo abantu bawumve. Iyo wiyandikishije cyangwa ugakora icyo twise subscribe, bituma umuntu wabikoze wese iyo haje ikindi kiganiro bamwibutsa, nyabona urebe kuri Nkurangire Iwacu hari ikindi kintu bashyizeho. Hanyuma n'uwo binezeza ntabyihererane cyane rwose. Ntabwo ubwiko buri mu muco nyarwanda, buriya ubwiko nko kwikubira nyine, ukumva ibintu byiza byaguma iwawe gusa, ibyo bisangiwe cyane. Yego, urakoze Ngabire rero. Ibyo ntabwo
abantu badukurikiye ntabwo ibyo bisaba ko tubibasubiramo kenshi, barabyumva kandi turabyizeye, kandi n'ikimenyimenyi warabibonye. Use abantu bamaze kungana kuriya twari tunabazi ko barabikoze, nuko turabasaba ibyo bakoze yego kugira ngo no ku bindi biganiro bazabigenze gutyo, ariko twabashimiye kuko babikoze, urumva turabyizeye. hanyuma Yego. ubushize twavugaga ko ikiganiro cya mbere cyari iburiro ry'ibiganiro byinshi. Ni muri uru rwego numva natangira menyesha abadukurikira yuko iki ari ikiganiro cya mbere. Icya mbere nticyari ikiganiro cya mbere, cyari iriburiro, cyari umwinjizo, cyari intangiriro y'ibiganiro byinshi duteganya kubagezaho. Ni nayo mpamvu nyine twababwiraga intego, tukavuga inzozi, tukavuga tubararikira noneho uzakurikira. Ndatinze rero, reka menyesha abadukurikiye yuko twebwe dufite umwaka, tutavuga ko ari umwaka twisangije, oya, ni umwaka n'u Rwanda rwamenyaga. Ni ukuvuga ngo umwaka cyane cyane dushingiye ku kiganiro turi bugereho mu kanya tugiye gutangira, umwaka watangiraga muri Nzeri. Ntabwo tuvuga ko umwaka muri rusange watangiraga muri Nzeri, ariko tuzi ko umuganura wabaga muri Kanama. Oya rega, ntunatinye kubivuga Ngabire. Umwaka kera mu Rwanda rwacu umwaka wagenderaga ku mirimo. Yego rwose, ntabwo ari umwaka gusa, buriya n'umunsi byari rero ntabwo. Ni nayo mpamvu nk'umwami iyo barebaga ngo yayoboye igihe kingana iki, bavugaga bati yaganuye kangahe. Yego. Ni ukuvuga ko kandi baganuraga nyine muri Kanama. Umuganura wabaga muri Kanama. Uwo munsi ukaba umunsi ukomeye, wenda turaza kubigarukaho, ariyo tubyahuranije niyo yari ubunani bw'Abanyarwanda. Kuko nyine umwaka w'umurimo wabaga usoje, bagiye gutangira muri Nzeri, icyo ubu bita igihembwe cy'ihinga, ni ugutangira umurimo nyirizina mu kwa 9 muri Nzeri. Abantu babyumve ko tubaha ririya riburiro muri Kanama ntabwo byari ibintu bipfuye kugwaho gusa, ahubwo twabararikiraga ibi biganiro tugiye gutangira mu mwaka, mbese dusoza umwaka dusozanya nabo, ariko tubabwira ko mu mwaka ukurikiyeho cyangwa umwaka utaha, icyo gihe tubivuga ko hari agaseke, nyine hari uruhisho tubafitiye. Se buri urakita agaseke, ngira ngo hari n'inkangara, kuko ni byinshi. Agaseke hari ukuntu kaba ari gatoya, ariko inkangara iba yisumbuyeho. Hari n'igihe bo bazayibona bagasanga no mu nkangara ntibyakwirwa, bakavuga bati akike ni ikigega hari. Ndatinze rero, ni ukuvuga ngo umwaka w'ibiganiro byacu urimo ibihembwe 6. Bivuze ko igihembwe kigiye kigizwe n'amezi 2, hanyuma buri gihembwe kikagirwa n'ibiganiro 4, kubera ko twabonye ko buri byumweru 2 tuzajya dutanga ikiganiro. Bivuze ngo ukwezi kwacu kwikubitiro ku bijyanye n'ikiganiro cyacu, cyangwa ukwezi kubanza k'umwaka w'ibiganiro ni Nzeri. Ubu tukaba dutangiranye n'igihembwe cya mbere, makuza icyo gihembwe turagitangira n'ikiganiro kiganisha kuki. Urakoze Ngabire, ibyo bihembwe ariko abantu babyumve ko ari twe twabigennye. Niko twabigennye. Bataza kumva ko wenda na kera ibihembwe byamaraga amezi 2. Oya, habaho umwaka w'ubucamanza, habaho umwaka w'imisoro, natwe hano dufite ibihembwe by'ibiganiro. Ni ukuvuga ko twebwe twagennye ko umwaka wacu w'umurimo cyangwa w'i Rwanda uko gakondo, nk'uko tunabisubiraho kenshi ku munsi w'umuganura, abantu babigarukaho, tangiranye na Nzeri. Ariko ibiganiro byacu cyangwa insanganyamatsiko tuzajya duterura izajya imara amezi 2. Yego. Ni ukuvuga ko 6 natwe neza muri Kanama k'umwaka utaha, muri Kanama k'uyu mwaka twatangiye, ariko mu bisanzwe bikaba muri 2024. Yego. Ariko mu wacu muri Kanama k'uyu mwaka nyine w'ibiganiro tuzaba twizihiza ko dushoje ibihembwe byacu 6. Nibyo rwose. Ariko iyo nsanganyamatsiko tugiye guheraho uyu munsi, tuzagane muri iki gihembwe cya Nzeri n'Ukwakira
tuzaganira ku murimo. umurimo Mu biganiro bine byose ubariyemo n'iki cy'uyu munsi tuzisirisimba ku murimo. umurimo wacu, reka ujya wongeraho akantu k'iwacu kuko uruganiriro rwacu rwitwa nkurangire iwacu. umurimo wacu, abantu hambere hari uriho ubu ngubu bakavuga ati ubundi imbere bakoraga iki, ku buryo agira ngo igihugu ahari cyari kimeze nk'igicuma n'imbere nta kintu kirimo. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo kuko abakurambere bacu bari babayeho bitunze. Tuzabigarukaho cyane abantu wenda mu gihembwe kindi kizakurikiraho, tuzabigarukaho. Abantu bazabona ko abanyamahanga baje bari bameze nk'ibikuri kuri twe. Abantu bari bafite imbaraga, bari bafite igihagararo, mbese byagaragara ko abo bantu bakora. ba bandi b'abatindi baje bajyanye Musinga imoba bamuciriyeyo, agezeyo abantu baho bariruka barebye ikirere cye bakavuga bati dore kandi aba noneho ntacyo batazatuzanya. Bati uyu muntu tutareba mu maso tubona ari igihu kubera ukuntu umutwe we waba uri kurugeranje n'uko bari bagufi. Bati ubu baramuzanye ngo adutegeke batazi ko bamuciriyeyo. Ibyo bintu tuzabigarukaho mu kindi gihembwe, ariko ubwo ni amatsiko nayo tubateye, niyo nivumbura amatsiko kugira ngo abantu bumve icyatumaga umuntu amera kuriya. Ariko tugarutse ku murimo, twatekereje ko kubera iki twifuje ko duhera ku murimo. Ubundi umurimo urebye nk'inshoza yawo, iyo tuvuga inshoza abiga ubu ngubu babigereranya n'insiguro, definition, nk'igisobanuro cyawo. Inshoza y'umurimo, ubundi umurimo ni iki? Umurimo Ngabire, abantu babyumve wenda, kugira ngo umuntu abeho muri make ni ikintu umuntu akora kugira ngo abone ubuzima, abone by'ibanze akeneye ndetse bisumbeho, agire ibyo akeneye kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Muri make umurimo ni ubuzima. Ushatse kubivuga gutyo nabyo byaba ari byo, kuko ni ukuvuga ngo uzarebe nk'umuntu ukora, umuntu ukora akunze kuramba, umuntu ukora akunze kugaragarwaho niba kwe, ndetse ubona adasaza. Iyo umuntu umuvukije ibyo yakoraga, ukuvuga nyine atakirangamiye umurimo, atakiwukora, atakiwubamo, ndetse iherezo rye riba gupfa, iherezo rye ahita apfa. Mbese umurimo ni ikintu gikomeye Ngabire. Yego. Ni nayo mpamvu abadukurikiye twifuje ko ari wo duhera, kugira ngo abantu bumve ese iwacu umurimo wari uhagaze uti, umurimo kubera iki tugomba kuvuga umurimo cyane. Aho hantu reka tubonereho iki kintu. Twagize amahirwe uyu munsi twaje gutangira ikiganiro cyacu cya mbere, bihurirana neza n'uko inteko y'umuco nyarwanda yashyizeho ko ukwezi kwa Nzeri guhera ku munsi wako wa mbere kugeza ku munsi wa 30 ari ukwezi kwahariwe gukangurira abantu gusoma no kwandika. Natwe uyu munsi turatanga ikiganiro, ariko twaratanze umusanzu kuri ibyo bintu, tunatangira gutekereza ko tuzatanga n'uwisumbuyeho. Uyu munsi dufite umurage usumba iyindi cyane rwose, umurage usumba iyindi. Abantu baza reka nkunganire, nyunganira ntatavunika cyane. Yego. Iki gitabo bamwe wenda barabibonye ku mbuga twifashisha, ni igitabo twise umurage usumba iyindi, kandi uwo murage twavugaga ni umurimo. Kuko muri iyi minsi turimo abantu baravuga ubushomeri, abantu baravuga kubura ibyo bakora, haravugwa byinshi. Nubwo twavuze tutari ko se ubu koko ntitwatanga umusanzu. Rero nk'uko Ngabire bivuze, uku kwezi ni ukwimakaza gusoma no kwandika. Nyabuna hera ku murage usumba iyindi. Ni ukuvuga ngo umurimo akawinjiranamo imibare cyane, ya mibare tuvuga muri iki gitabo yuko ihwanye neza no gukanurira ijisho umuvumba iyi si iriho, kugira ngo ubwato bw'ubuzima aho buza kwitsika utaza kugutera kumva ugize ingingimira mu mutima, kuko hari ibyo wari gukora ntubikore. Waba ubona ibyo udakwiye kubona, ugatekereza uburyo byakwisumbura. Waba uri aho nyine
hari ibyo ukora upfobya ugasobanukirwa ko Yego. hari uburyo byaguha ubuzima bwisumbuye. Harimo byinshi cyane twagiye tuvuga n'intekerezo zidakwiye zihari. Ndetse abari bubone iki gitabo Ngabire baraza kubona ko hariho injangwe, ariko ikaba ifite imbeba ziyikikije zinyura mu maguru. Imbeba ubusanzwe n'ibyo kurya by'injangwe Makuza cyane, ariko abantu baraza, hari n'abashobora kubona iyi shusho ikabatera urujijo, ariko nibagenzura neza baraza kubona ko iyo njangwe ifite uturindantoki mu ndimi z'amahanga bita ga cyangwa gloves. Hari umugani twashyizeho turavuga ngo injangwe yambaye uturindantoki ntifata imbeba, ntabwo yabishobora kukwifatisha inzara kandi ziba zifuritse zirimo imbere. Twasanze rero hari abantu benshi cyane bambaye izo ga, bambaye uturindantoki dutuma inkeke bazambaye mu mutwe bambaye ga mu bwonko, bagasanga amahirwe menshi arahora acaracara arabazengurutse, ariko ntabwo bashobora kuyabyaza umusaruro kubera yuko batekereza ko atari ibyo bagenewe, batekereza ko ibyo nta gaciro bafite, batekereje ko bose bazakora mu biro bya leta, cyangwa mbese hari uturindantoki twinshi turi mu ntekerezo z'abantu twashakaga gucyaha, tubabwira tuti nyabuna mukuremo ga, mukuremo two turindantoki, muraza kubona ko imirimo ihari rwose, ahubwo tutashobora kuyikora ngo tuyirangize. Yego Makuza, rero ni ukuvuga ngo ahantu turanga ubushize ubwo twatangiraga mu iriburiro twavugaga iwacu hafite imizi, twavugaga iwacu hafashe kuri iyi si, hakomeye, ahantu umuntu ashobora kwiratana avuga ati jyewe mfite gakondo. Nicyo kiri butume dutangira tuvuga umurimo iwacu. Umurimo iwacu tubigize nk'uko dushingiye kuri iyo ntero y'inteko y'umuco nyarwanda, umurimo iwacu turawufata nk'umwandiko, tuwufate mu iriburiro, tuwufate mu gihimba, tuwufate no mu aho tugeze. Ni ukuvuga ngo umurimo iwacu wahabwaga agaciro buriya mu mateka y'u Rwanda, wahabwaga agaciro mu nzego zose cyane, ahari zitukwamo nkuru. Uyu munsi nabwo niko bimeze, ariko nashimye ko jyewe ndi buse n'usubiza agati b'impembero, nkajyana ijisho inyuma nkereka abadukurikira uko amateka yacu ameze ku byerekeye umurimo. Ubwo byatumye ntekereza agaciro k'umurimo ijabiro. Ijabiro ni ibwami Makuza, ni ukuvuga aho umwami ateka, burya umwami ntiyicara agenza ate arateka. Aho umwami ateka rero niho bita ijabiro. Ese ijabiro bafataga bata umurimo? Reka mpere ku kuvuga ko nta kindi ahubwo batekerezaga nkawo, kuko nyine kubaho k'umuntu kose kuwushingiyeho. Bityo rero umwami wari kwima atimitse umurimo yari kwimurwa adateye kabiri. Oya, abantu babyumve kugira ngo bumve ko cyari ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi tuvuga itegeko risumba yandi, itegeko nshinga, constitution. Urumva, kera natwe twagiraga imirongo migari cyangwa nk'amategeko ayobora igihugu, agacurirwa mu bwiru. Ayo mategeko hoya, ijambo rimwe ryayabumbaga yose ryitwaga ubwiru, ariko rukaba nk'urwego, ubu tuvuga sena, tukavuga inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite n'umutwe wa sena. Ni ukuvuga ko ari urwego rushyiraho amategeko agenga igihugu, rukanayabungabunga, hanyuma ibindi byose biba mu gihugu bikaza gushamikira kuri ayo mategeko cyangwa kuri iryo tegeko nshinga. Noneho rero Makuza, ubwo bwiru nibwo nagira ngo dukomozeho, bwagiraga inzira 18. Ni ukuvuga izo nzira zabaga zikubiyemo ubuzima bwose bw'igihugu, ubuzima bwose bw'igihugu, guhera ibwami hejuru kumanuka kugera kuri rubanda hasi, kuri wa muntu uzi ko mu gihugu habaho umwami ariko atarigera agera ibwami agakora ibimureba, kuko azi ko umwami nawe akora ibimureba. Muri izo nzira 18 zose, inzira 7 ni ukuvuga hejuru ya 1/3 cya za nzira zose z'ubwiru zavugaga ku murimo zigamije kuwimakaza. Aho ni ibwami gusa.
abantu babyumve, yego, kuba mu mategeko cyangwa mu ngingo zigize itegeko nshinga, mu ngingo 18 zirindwi zose yego, zikaba zigaruka ku murimo. Noneho ni ukuvuga ngo igikomeye Ingabire ni ukukwereka ko nta kindi ibindi bitakunda umurimo utwumva neza cyangwa udakorwa neza. Nta nubwo ari ukubishidikanyaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo wenda umurimo twavuze hano ntabwo ari ukuvuga ko izindi 11 zisigaye zitavugaga umurimo, ahubwo zashoboraga kuvuga imirimo ariko itareba abantu bose. Ngabe wabanje abadukurikiye ukabanyuriramo byibuze muri izo niyo tukabanza tukazibanyuriramo kugira ngo bazumve. Ndavuga ariko zerekeye umurimo gusa, izindi turaza kuzikubira muri rusange tugaragaze aho zashyigikiraga umurimo, ariko byibuze zirindwa abantu babyumve. Reka nzivugira ngo ni amakabya nkuru. Reka nzivuge ntya rero. Ni ukuvuga ngo igihe igihugu cyabaga cyugarijwe n'amapfa, yego, bivuze ko bibangamiye imirimo myinshi, bibangamiye ubworozi, bibangamiye ubuhinzi, bibangamiye kuko n'abandi bose baryaga ibikomotse kuri iyo mirimo yombi. Ubwo bivuze ko igihugu cyabaga cyugarijwe, hari amabanga y'ubwiru yo kumara ayo mahano. Umuvuno bacaga icyo gihe witwaga mu bwiru inzira ya rukungugu. Muri iki gihe abato babyita gukora umuti. Umuti bavugutaga, yenda uranyihanganira, ntabwo mvuga ngo umuti bakoraga, umuti bavugutaga, yego, wanyuraga mu nzira y'ibanga ry'ubwiru ryitwa, cyangwa inzira y'ubwiru yitwa inzira ya rukungugu. Kankunganire, yego, iyo noneho hagwaga nk'imvura nk'iyi yaguye muri Gicurasi, twajyaga dutebya tukayita imvura y'umunyantankoko, aho abantu mbi cyane, bakagira umuti cyangwa bavuguta witwaga inzira ya Kivu. Ikaba ari inzira yo kugira ngo barebe ko bahosha iryo shyano ribudikiye igihugu. Yego, ikaba inzira ya Kivu. Bamwe bavuga inzira y'Ikivu ariko ni inzira ya Kivu. Yego. Hanyuma umurimo umwe mu mirimo nayo ikomeye, ahari mu nyandiko ikurikiriye tuzabivugaho, mu nyandiko ikurikiye umurage isumba iyindi, ariko umwe mu mirimo ikomeye harimo umurimo w'ubuvumvu. Bityo umurimo w'ubuvumvu mu buryo bwihariye wagiraga inzira y'ubwiru yo kugira ngo hanozwe umusaruro ukomoka ku nzuki, kuko umurimo w'ubuvumvu bivuze ubworozi bw'inzuki. Icyo gihe hakaba inzira y'inzuki. Noneho abadukurikiye bumve, iyo habagaho nk'icyateye mu bworozi, kuko abanyarwanda bari bakomeye cyane ku bworozi. Mu kiganiro kizakurikiraho nyine muri iki gihembwe nitujya mu mirimo tuzabivuga. Ni umurimo wari uteye imbere cyane. Habagaho inzira bitaga y'ishora. Iyi nzira y'ishora rero abantu bakunze kuyivuga amahushuka makuza. Ni ukuvuga ngo ubundi bayifata nko kweza amariba. Amariba ni ahantu inka zishoka. Ariko mu bwenge bw'abanyarwanda uyu murimo w'ubworozi bari baragiye kure. Ni ukuvuga ngo muri iyi nzira y'ishora habagamo n'amabanga yo kongera inka mu gihugu cyane. Bongeraga inka, uburyo bazongeraga hari nitugera mu gihe cyabyo tuzabivuga, n'uburyo barwanaga no guhangana n'ibyorezo nabyo byagiraga inzira yihariye. Iyo nzira bayitaga inzira ya muhekenye. Ni ukuvuga ngo inka zashoboraga kurwara mu gihugu. Muri icyo gihe iyo hari kugira ishyanga iryo ari ryo ryose cyangwa amahanga yiyegeranije nk'uko byabaye ku bwa Cyilima wa kabiri, agashaka gutera u Rwanda, muri icyo gihe bakamenya ko inka zagize icyorezo mu gihugu ziri gupfa, kuko abanyarwanda ntibari kuzirya n'ubundi zipfishije zifite icyorezo. Ikindi zabaga ari nke kandi zakomokagaho inyama zabafasha mu rugamba rwo kwirwanaho mu gihe batewe cyangwa mu gihe cyo gushakaho umurimo wagukira. Icyo gihe rero ishyanga ryari kubatera muri ibyo bihe bari kuba baguweho n'ishyamba ritagira uko rivuga. Noneho katuvuge n'indi nzira imwe yonyine kugira ngo twe guhera bukuru abantu bataza kugira ngo umurimo waheraga. Twabasezeranyije 7 tugeze kuri 5. Turacyafite 2 wenda ntituzitindaho ariko turazivuga. Ntacyo kanivugire imwe muzo muzazutse cyangwa
zirimo ntabwo zapfuye wenda uretse ko byabayeho nka Kirogoya muri 1925 zigasa zabaye nk'izizimira, ari nayo mpamvu twebwe hamwe n'abandi ndetse n'igihugu muri rusange tugenda tugarura bimwe mu byo dukeneye, cyane cyane hari ibyo biri bubere igisubizo cyane cyane. Impamvu ushaka kuyigaruraho iyi ngiyi twe twayivuzeho kugira ngo tutayitindaho y'umuganura, iyabaga ari indunduro. Ni ukuvuga ko nyuma y'ibyo byose byabaye mu mwaka habagaho uburyo bwo kwishimira ibyagezweho mu umusaruro ukomotse mu mirimo itandukanye, kuvuga ibitaragenze neza kugira ngo nyine bivugutirwe umuti. Habagaho imigenzo myinshi cyane kugira ngo abantu bumve, bongere kumva ko umurimo tuwukesha ubuzima dufite nta handi buva mu murimo. Iyi nzira y'umuganura rero buriya gihe numvaga ndi buyivuge nyine ndangije izo nzira zose, kubera ko yabumbiraga hamwe ibyakozwe n'ibyagezweho mu nzira zose. Kandi yagiraga ikindi nticyitwa inzira, ariko habaga umunsi mukuru byenda kumera kimwe, kugira ngo umwaka batazarindira kurinda gusoza bakabona kujya muri iyo nzira. Habagaho umunsi mukuru ahagana muri Gicurasi witwaga umurorano, nawo wabaga ari nk'umuganura muto. Wenda abantu benshi ntibakunda kuwuvugaho, ariko umuganura ukazaza noneho urubumba byose. Na ya nzira nari nsigaje ntababwiye y'umuhigo nayo irimo, kuko umuhigo ntabwo wabagamo umusaruro w'inyama gusa, habagamo n'impu. Igihe cyo kuvuga amateka tugenda tuzabigarukaho. Impamvu ntawutinzeho cyane nuko muri iki gihe kubera uburyo inyamaswa zagiye ziba nkeya zigakendera n'iki bitewe n'ubwiyongere bw'abantu, ni umurimo wabaye nk'uhagaritswe ku mpamvu zumvikana, kugira ngo habeho ahubwo kuzamura ubworozi kugira abantu bashaka inyama mu bundi buryo, ku nyungu za muntu. Ariko nawo wari umurimo icyo gihe ukomeye. Ubwo rero icyo twashaka kugarukaho kugira ngo abantu bacyumve ni uko mu mategeko akomeye yagengaga igihugu mu buryo buzwi umurimo wagarukwagaho cyane. Makuza, utaragera ku gaciro k'umurimo muri rubanda, ni ukuvuga mu buzima rusange bw'abandi bantu bose batari ibwami, nkundira dufate urugero kugira ngo abantu bamenye ko nk'umwami iyo byabaga ngombwa ko habaho nko kujya kwagura igihugu, kuko nawo wari umurimo, ariko cyane cyane ugatunganiriza ibwami, ukazasohozwa na rubanda, ariko umutwe wawo ari ibwami. Iyo byabaga ngombwa ko umwami yagura igihugu runaka, niko ko imbago z'umurimo zabaga zagutse. Urumva abantu babonaga ahantu bazakomeza gukorera bakavuga bati nihabaho ya mapfa turabona urugishishirizo, turabona aho inka zacu zigishira, turabona aho dukonda. Ariko si ibyo gusa, ni ukuvuga ngo umwami yashoboraga kugera aho hantu akavuga ati hano mpabonye imbuto itari iwacu. Oya, byabayeho kenshi, wenda abantu tubahe nk'ingero. Ni ukuvuga ngo turahera ku rugero rwa Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Nyamuheshera ubwo yateraga nawe mu ndorwa ya ruguru, icyambere yahageze agatungurwa nacyo, yahasanze ihene z'uruti rurerure. Hari ihene z'ingoro iba ari ntoya nizo zaho zino. Noneho ageze iyo ruguru za Bufumbira, abona hari ihene ndende ifite uruti rurerure, nk'uko wareba zirya za Nafutali hariya mu Bugesera yorora za Boweri, niba ari Boweri zituruka muri Afurika y'Epfo. No muri iki gitabo iyo hene twarayerekanye nayirimo. Ni ukuvuga ngo Nyamuheshera ageze yaravuga ati izi hene natwe ntacyo zadutwara, bendaho bagira izo bazana mu gihugu. Muri make nubwo barwanaga bagura igihugu, babaga bareba n'ibindi bishobora kongera inyungu z'umurimo wagura bati. Icyo gihe u Rwanda ngo rwagiraga ibishyimbo, abantu babivuga ubu bavuga ko ngo byateraga inyota, byitwaga ibiharo. Wenda tubahe n'urundi rugero. Si n'ibyo bishyimbo gusa, n'ibijumba. Twagiraga ibijumba bitaga gafuma. Ibijumba byo nibyo hino, nibyo Kigeli wa kane Rwabugiri. Nicyo nshaka kubabwira uburyo bagendaga bagura.
muri iki gihe hari igihe abantu baganira kumva ko bamwe batanazi ko ubuhinzi ari ubwa kera cyane kubera amateka ya vuba, bakumva ko umwami by'ubuhinzi wenda yabaga atabyitayeho ari ukwibeshya. Ari nayo mpamvu turimo nk'icyo gihe wari urimo kuvuga ku bishyimbo twagiraga. Nyamuheshera niwe wazanye nyine bitari ibiharo, asanga ibindi bizima cyabigisumbyeho ku byacu twari dufite, aravuga ati ibi bishyimbo turabikeneye. Ibyo bijumba nari nkomojeho by'agafuma, imigozi yeraga ikijumbi, ni ukuvuga umugozi umwe ubwo niba uteye imigozi itanu ikakurumbukira kuko hari igihe uwutera ukaza ntiwugire ikijumba cyizaho, ubwo wabaga uri bugire ibijumba 5. Hariya ngira ngo hari akantu k'umuvugo twahimbye tubivuga bitanu byonyine. None wageze banza naho ari mu bufumbire, nawe ni mu bufumbire hariya ngira ngo ahasanga hirya uganagira ngo hafi na za Bunagana, ahasanga hari imigozi yindi yera ibijumba birenze kimwe, ugasanga umugozi ubwawo urugo bakuye umugozi umwe abana 3 4 barariye. Noneho igishimishije ni itegeko yatanze ko buri muntu wese, buri musirikare wese ku muheto we yagombaga gucyura umugozi. Noneho rabu y'igihugu yabaye ibwami icyo gihe mu gutubura imigozi byabereye kwa Rwabugira nyirizina, aravuga ati buri muntu urwane ariko ushyiraho umugozi kugira ngo ibi bijumba tubonye bimeze bityo bitugirire umumaro, yungura u Rwanda. Icyo gihe ariko si ibijumba gusa yazanye, Makuza yazanye n'amashaza. Nukuvuga ngo agiye kurwana mu Butembo nabwo yaragiye asanga amashaza abantu bose bariho barazi uko aryoha, nitubitindaho n'urutoki urunyogwe baba babizi. Ariko sinagira ngo wenda dutinde muri ibyo bintu. Icyo nagira ngo nereka ni ukuvuga ngo umwami yatekerezaga ku murimo akawuha agaciro iyo uva ukagera, ubaza neza, uhinga neza, uworora neza. Yaravugaga ati iki kijumba gikwiye umwami, bivuze ngo kuko ari we nyiri igihugu akaba agiha umugisha. Umuganura habagamo nuko ubuyobozi buhesha umugisha abaturage kugira ngo umurimo bawukore bawunogewe, wagiha umwami ahari. Oya, muri make abantu babyumve ko umurimo wacu wari ikintu gikomeye, kandi impamvu ibi tubigarukaho wenda turaza kubivuga mu ndunduro, nta kindi tugamije ni ukugira ngo izi ntekerezo, kuko iki kiganiro cyacu cya mbere ku murimo turimo tuyisirisimba ku ntekerezo, ni uko twisihinga ku ntekerezo, ku mategeko, ku myubakire y'umurimo, kugira ngo n'abato badukurikiye n'abakuru badukurikiye bumva ko iki kintu cyari ikintu gikomeye. Ariko ngabire nk'uko twabivuze, ntabwo twasoreza ibwami gusa, ahubwo no muri rubanda, no mu buzima rusange. Makuza rero ni ukuvuga ngo hari ukuntu abanyarwanda bigiragamo akantu k'inganzo, ubu njya mbona abantu bahanga. Noneho biriya twavuze by'ubwiru yari inganzo. Rero habaga inganzo bita nyabami, ubuvanganzo nyabami, hakaba n'ubwo muri rubanda. Ibyo kuvuga rubanda rero ibyo tuzanabisubiraho mu kiganiro kindi kizakurikiraho kugira abantu babyumve ko nyine inzego niko ziba zubakitse. Haba hari nyine biri muri Sena n'inteko ishinga amategeko, inzego zayo zombi, ariko hakabaho n'ibiba mu buzima rusange. Mu buzima rusange rero habagamo iyo nganzo waruvuze, habagamo imigani iba migufi n'imiremire. Burya habaho imigani migufi hakabaho n'imiremire, noneho hakabaho za kirazira nabyo byahabwaga umurongo biturutse ibwami, ariko bigakwira muri rubanda. Aho byataniraga n'iby'ibwami, rubanda by'umuntu yashoboraga kugenda ahangaha akajya kugera iriya hakurya hari utwo yahinduyemo, ariko intimatima ikiri yahinda, ariko ukumva wenda uko babivuga mu Buganza binyuranye no mu Nduga, binyuranye na hehe, ukagenda binyurana. Ariko rero ibi ngibi byafashaga guhora byibutsa umuntu kugira ngo ikintu gikomeye iyo bagicagamo umugani cyangwa bakarema kirazira icyerekeye, byatumaga umunsi ku munsi ntawe uteshuka, nta ujya guhuga bakamukebura, ujya guhuga bakamubwira bati, bakamucira umugani
urugero wenda ku migani twavuga, hari umugani wavugaga ko uvoma yanga avoma ibiroha. avoma ibiroha ni ukudanoza umurimo ukawukora ibirohwa ni ukuvuga ko umuntu iyo adashyize umutima ku murimo akawukora aganya, akawukora arangaye, akawukora atawumva icyo ugamije, nyine umusaruro nawe abona uba muke. Nta wundi mugani bavuga ngo umugabo udahinga ntararikira akaryoshye. Ni ukuvuga ngo nakararikira kandi adahinga azisanga yiba. Oya njyewe nkura hari igihe wabaga uri aho ufite ugasanga uri nko mu mirimo baguhaye ariko isa nkaho wananiwe, hagira umuntu winuba akavuga ati ariko se uyu mwana ko mwamuhaye ibintu byinshi akora mu rugo, undi akamubwira ati sigaho umwana ntabwo umurinda inzara n'umurinda umurimo. Wenda ubyumva ubu yagira ngo abanyarwanda bakoreshaga abana batageze igihe cyo gukora. Ariko mu nzego zose abanyarwanda buri wese yagiraga umurimo ujyanye n'urwego rwe. Muri make ntabwo umuntu yakwiga gukora ari uko ageze gukora ahubwo mu muco nyarwanda uko umwana akura, uko imbaraga ze zigenda ziyongera, afite ibintu yagendaga atozwa gukora kugira ngo amenyere kutarya nta kintu yakoze. Noneho muri bwa buvanganzo makuza enga nkwereke sakwe soma wigira igitira umukobwa ntiwamukoye nabukiye ikijumba mu ihungi. Ni ukuvuga ngo niba utahinze hari ukuntu ujya unyura nko ku bijumba abandi bihingiye ko wigize inyicazi cyangwa nawe umeze nka ya njangwe wambaye ga wumva utazikoza kaha na kahariya, mugani wa Rugamba warigize karira amaguru, maze ukazanyura rero ku ihunge riba ari ibimba bashyize mu murima uhinzemo ibindi nk'ibishyimbo, ariko bagera hariya bakarunda igitaka bagashyiramo umugozi. Basarura ibishyimbo rero nk'ahagana mu mpera za Gicurasi usanga amahunge yiyashije, ikijumba ushobora kukihengeza mu butaka nubwo waba udafite inzara y'ibijumba ukumva wagisesa. Abanyarwanda rero bagasa n'abagukangura intekerezo bati ntiwamukoye. Kumukwa n'iki se? Uwo mukobwa kutamukwa nuko utakoze. Ntabwo wakoze. Abantu babyumve, hari imigani myinshi twarobanuye mike kugira ngo wumve ko abanyarwanda bari bafite uburyo bibukiranye. Ariko habagaho n'imigani miremire nyine baca nimugoroba umurimo, bashoje umurimo bicaye bataramye bakagira imigani baca kugira ngo umuto akure abizi ko rwose ryari ishuri bikagira indi mimaro myinshi. Nko habaga kwigishanya ubwabyo ku rugendo rw'ubuzima, umurimo nk'uko tuvuga uku no mu bundi burere tuzanabigarukaho nitujya kuvuga iby'uburere. Iryo shuri ryari riremye, ariko hari kirazira ngabi, hari nyinshi, ariko hari imwe nshaka ko dutindaho gato mu gihe abona twegera no ku musozo kugira ngo tuyivugeho abantu bayumve, kuko iyo urebye iby'iki gihe ubona yagira iki tumarira kimwe n'ibindi byose twavuze. Yego rwose. Aravugaga bati kirazira guca umugani ku manywa. Cyaraziraga rwose, ariko n'ubu gikwiye kuba kizira. Niyo mpamvu ushaka ko tugitinda. Tugomba ibi bintu abantu bagomba kubyumva badukurikiye ko kizira. Ariko iyo umuntu yacaga umugani ku manywa byamugendekeraga bite? Aravugaga batahinduka umusereba. Iyo nyurabwenge ndagira ngo uze kuyinjiramo. Reka nyinjiremo abantu babyumve. Hari igihe abantu bumva ibintu bakavuga ati ese abantu ba kera bagiraga ubwenge ko twumva baravugaga ibintu bidafite umutwe n'ikibuno cyangwa bidafite bati umuntu yaba nicyo ngiye kwinjiramo, umuntu yaba umuserebanya ate. Abanyarwanda bari bafite ukuntu babanaga n'ibidukikije ku buryo babyigaga bakamenya buri nyamaswa yose n'igiti cyose uko bibayeho, baza kuvumbura ko umuserebanya
ari agasimba k'akanebwe nawe ku buryo umuserebanya nta kintu kugeza ubu kizwi urema ukora. ariko abafaransa bo bakunda gukoresha ijambo wenda imvugo, ubundi umuserebanya witwa rezari. Noneho inshinga sorezaride ni ukuvuga kwa kundi ukunze kwitara ku mabuye ku izuba ry'agasusuruko ugasanga uri ku mabuye urerembura ntacyo ukora. Abafaransa nabyo babonye umuntu witaze ku kazuba mu gihe abandi barangamiye umurimo we bavuga ko ari kwirezarida. Twebwe rero bari barasanze asanga umuserebanya ntujya ucukura wenda naho uzaba, basanga nta kintu uko bavuga bati rero umuntu uca umugani ku manywa ahinduka umuserebanya kubera yuko nta kintu wageraho. Waca umugani ku manywa Ngabi uzaga nk'ingero kugira abantu babyumve. Reka tugewe rero ingero ndi butangiye umunsi ziraganisha kubiriho, ndaza kukunganira, ariko abantu batwumva uyu munsi ni nk'iye migani baca ku manywa bigatuma ntacyo bageraho nyine bamera nk'umuserebanya. Makuza henga nkwereke ni ukuvuga ngo ibintu byose bigira umumaro wabyo koko, kuko uwo mugani twabonye ko ufite umumaro ariko ukagira n'igihe. Umugani ugana kare. Uyu munsi nuzareba uzabona abantu benshi baba bato, baba bagimbutse, baba bakuru baca imigani ku manywa ku buryo benshi bahindutse imiserebanya. Iyihe migani? Urasanga umuntu saa 4 z'igitondo, saa 5 saa 3 arimo arareba filime arimo arareba umupira w'amaguru. Abantu barimo baraganira umupira, ntacyo bakora cyangwa nicyo bakora bakishe nyine, kuko ni ukuvuga ngo hari wigeze kuvuga ati ufashe isuka ntareba inyuma, kuko iyo urebye inyuma ntiwakomeza kuyikubita kuko uba wahagaritse gukora. Abo rero baricara bakagereka akaguru ku kandi saa 3 saa 2 saa 4 babwirana ikipe yaguze umukinnyi, umutoza wirukanwe, umukinnyi wavuye mu ikipe imwe ajya mu yindi. Ibintu bakagombye kuba baganira nyuma y'umurimo bakabiganira, ni ukuvuga ko ni ugucuma abandi ugasanga bari mu byinshi, cyangwa ahubwo bakawugiza umurimo bo, aho kugira ngo bagume kuwuvuga bakajya nyine kwitoza. N'ubundi baba bavuga bari mu murimo, ko umukinnyi witozwa utunzwe nabo we no murimo. Noneho hari abandi bo baba bari no mu murimo koko bavuga iby'ibyo by'umupira n'ibyo dufasheho urugero, kubera ko babonye ko abantu benshi babaye imiserebanya. Uzasanga ibiganiro bivuga iby'umupira bihera mu gitondo, bivuga abakinnyi bavuye aha bakajya hari, kandi ntabwo bakomeza kubivuga ayo masaha bazi ko ntawe biteze amatwi. Icyo kintu tugishyira agaragara. Ikindi ariko abantu babyumve ko kizira rwose, kirazira no guca umugani ku manywa. Ariko uzi gusanga abantu babiri bicaye bavuga ko ari abashomeri, nta kazi bafite bagira, aho kugira ngo bahangayikishwe no kumara ayo masaha bavuga batari ko Ngabi ubu tuzakora iki, dukora iki, duhanga iki. Uzi umwanya abantu bamara baca iyo migani bavuga umupira, babaye bacurutanya mu mutwe bashakisha, uragira ngo hashira icyumweru batarabona icyo bakora. Tuvuze imipira, reka babe imipira tubarekeraho, babaye imiserebanya nyine, kereka bazahitamo kuyibishyira nyuma y'umurimo, noneho mu masaha yo guca imigani bakabitaramiraho barindiriye ibyo kurya. Na filimi nuko ahandi aho zikorerwa, nk'ubu jewe nanjye ndeba filimi z'abanyakoreya ndazireba, nizo mfana cyane, ariko iwabo ziba ari gahunda za leta. Iyo filimi bakavuga bati uyu mwana ntazi umwami Sukujongo, reka bakayicishaho nimugoroba abantu bavuye mu kazi, bakavuga ati saa 1 kugeza saa 2 haraza gucaho episode niko bazita ya 5 ku bijyanye wenda n'umwamikazi w'ikirangirire Sendoko, bakabishyiraho. Ariko ugasanga uwacu yaragiye arazigura zikinnye, ariho arazireba saa 2 za mu gitondo, arareba Sendoko, ntazi Sendoko yaratuye wenda yaratuye pani mu njomu cyangwa se. Tuvuge indi migani ikomeye, tuvuge indi migani ikomeye y'imyizerere y'iki gihe. Abantu bajya mu madini mbese ibintu bagashakiye umwanya nyuma
ni ukuri ugasanga umuntu saa tatu hari aho baherutse gufunga hariya mu karere ka Ngoma ukibaza uyu muntu kandi ubona abantu batarabaye imiserebanya. hari abantu bigize imiserebanya hariya mu karere ka Ngoma, ubuyobozi bwarahafunze ubuvumo bajyagamo umuntu adakwirwamo bisaba ko yisoheka nk'inyamaswa, barahise gabanya ifiriti kubera kujya mu byo barahindutse imiserebanya kuko n'ubundi isanzwe iba mu ntare hagati y'indyo. Oya, umuntu akavuga ngo yagiye mu by'Imana nayo ijye mu bye. Ngaho nyumvira imyumvire nk'iyo ipfuye. Oya, kandi noneho n'igitabo abakristo ni benshi muri iki gihugu cyacu basoma kivuga kiti uzarya ari uko wiyushya. Oya, hari igitekerezo wenda abakristo baradukurikiye bari kutwumva. Igitekerezo Yesu umwami w'abakristo yavuze, yarabyutse mu itondo saa tatu, n'umugani ngo asanga abantu bicaye batagira icyo bakora, avuga ati mujye mu ruzabibu rwanjye. Ageze saa sita arongera abona abandi wenda bakinaga hari amakarita, ati mungire mu ruzabibu kuko mbona ntacyo muriho mukora. Aza kugera mu isoko, mu iguriro, asanga abantu barahagaze gusa, wenda bamwe babaga bafite agapira ka karere. Ati ese mwe ntimugire icyo mukora? Sanga he saa 9. Ati mujye mu ruzabibu. Noneho kugira ngo umenye umurimo uko yawubonaga, nubwo tutazi wenda iby'umurimo bindi yakoraga, ariko uko abona abantu bakwiye gukora, saa 11 abona irindi tsinda ry'insoresore rizerera mu gasantere ritagira icyo rikora, araribwira ati ese mwe ko mbona ntacyo muhugiyeho, muze mbereke mujye mu ruzabibu rwanjye. Bigeze saa 12, kuko nyine Yesu inshuro zirenga 2 yavuze ko umunsi urangira saa 12. Aravuga ajya guhemba, ahera ku ba saa 11 abaje ku kanya ageza kubagiye saa 3. Yesu katumuveho. Impamvu Yesu twe tumugezeho ni imyizere, nuko abamukurikira bahindutse imiserebanya. Bavandimwe Abanyarwanda bene wacu, ni ukuri hari ibintu dukeneye guhindura. Ibintu byo guca imigani ku manywa, umuntu asize umurimo akajya mu bintu yagakoze nyuma y'umurimo, niba ari iyo mana ye akajya no kwishimira ko umurimo w'uwo munsi yawubashije. Rero ibyo ni ibintu rwose, kandi niyo mpamvu ubona abantu bavuga bati inzara iratwishe, imibereho iyanze, twabuze ibi twabuze biriya, bazatugenze bati nta muntu wagira icyo adufasha. Kubera iki? Umurimo, ntabwo abantu bari ku murimo, ntabwo bari ku murimo. Ubu rero mu gihe nk'uko babivuze nyine dusoza, reka tubwire abantu ko umurimo mu ntekerezo y'Abanyarwanda, umurimo nk'umurage w'Abanyarwanda usumba indi mirage yose, wari utondetse neza. N'ubu uratondetse, ariko hajemo ibyo by'uko imbaga nyamwinshi yahindutse imiserebanya kubera imigani baca ya buri gihe. Ariko kera kose, ku myaka y'umuntu uwo ari we wese, ni ukuvuga umwana, ubyiruka, umusore, umugabo w'igikwerere n'umugore w'ijigija, umusaza rukukuri, umukambwe, yabaga afite ikintu akora kandi cyunganira abariho. Umurimo wari utondetse ku buryo buri wese ku myaka yagira uwo ashoboye. Urwo nirwo rwari u Rwanda, niwo wari intimatima y'imibereho y'Abanyarwanda. Nta wahindukaga inyicazi ngo arashaje, hari ibyakorwaga. Ngira ngo Ngabire nkunganiye kugira ngo abantu batwumve impamvu twateruye Nkurangire iwacu, ni ukugira ngo abantu bumve bimwe mu ntekerezo zatuyoboraga, kugira ngo byunganire ibihari, ariko habeho gukebuka. Ni ukuvuga ngo habeho gukebuka, abantu bamenye. Niba uri umubyeyi, umwana wawe akaba ahera mu gitondo, dore nk'ubu ni weekend, akaba nta kantu ashobora gukora, byose ahamagara umukozi, agira ate, yibereye kuri filime, yibereye kuki, arimo ararira umuserebanya. Uwo mubyeyi arimo ararira umuserebanya. Igihe kizagera ukenere ko uwo mwana akora, akubwira ati ibisi nabikora. Kandi umuserebanya ntunaribwa, nibura ngo arimo arorora itungo, arimo ararira umuserebanya. Ati ibisi nabiyigeze, umenye ko urimo urahemukira wowe ubwawe, ariko urimo urahemukira n'u Rwanda.
yari yarabyaye umuntu ariko amuhindura umuserebanya, bityo umuntu utegura ikiganiro gihamagarira abantu ku buryo mu masaha y'umurimo baba bari aho baca imigani umurimo wapfuye, amenye ko rwose nta musanzu ari guha igihugu, nta musanzu arimo guha igihugu, amenye ko yego wenda we bimufitiye wenda umumaro, ariko abandi arimo arabahemukira, cyane cyane abatonga be, kuko hari igihe umuntu mukuru umuto hari igihe atekereza igihe cyarahise, akamenya ko hari igihe kinini yabaye umuserebanya, ariko byaramaze kumugiraho ingaruka nyinshi cyane zikomeye. Makuza rero niwe watangiye, reka nanjye nanzure, urankundira. Reka twanzure twibutsa umuntu uri gukunda ikiganiro cyacu, umuntu wese unezezwa na Nkurangira Iwacu n'ibiganiro bicaho, yuko yiyandikisha kugira ngo igisohotse kijye kimugeraho ku gihe, kandi agisangize na bagenzi be, kugira ngo uyu musanzu dushaka guha igihugu mugere kuri bose ku bw'ineza y'u Rwanda. Murakoze cyane, mugire amahoro. murakoze mbere. Yego. Nibuka mwavutse, mwibuke n'uwabyaye umurage habaye, muzane kubituri icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo.